hanyuma reka rero ne gutinda cyane uyu munsi no kwa kabiri ni toroshi kwa kabiri tuganira ku bintu byinshi ariko kandi tugashaka nibyo tunenga tugamije ko byakosoka nta kindi kibiri inyuma. Tuzamagana urugomo n'ibikorwa bibi byose kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Ntabyo kwanguje ku wa mbere ngo ku wa kabiri no ku wa gatatu kugeza igihe tuzabona siporo isukuye irimo isuku itarimo ibintu by'umwanda nk'ibi ngibi twabonye muri weekend. Mbere yo kwinjiramo cyane ndahera kwitwa Ngabonziza Jean Paul wasifuye umukino wa APR na Gorilla. Yatanze penalty mu by'ukuri dasobanutse aho Ngabonziza Jean Paul yarari ubwabye ntibiri muri position imwemerera kuba yakwemera ko cyangwa yabona ko penalty yabaye. Yari inyuma ya action y'umyugariro wa Gorilla witwa Omar. Wende yaza kuba wamusifuza ku ruhande wajyaga kubyumva gakeya. Oni Patrick ararengana ntabwo igihe cyo kiragera. Hanyuma komiseri nayo muri raporo yatanze yavuze ko na video zitagaragaza neza niba penalty yabarabaye ariko navuga ko rwose Jean Paul yaba yaribeshye. Ugiye komiseri atangiye gusa nko kuvuguruza muri raporo ari ukuntu nyine ibintu biba bitameze neza. Mu by'ukuri penalty yahawe ikipe ya APR FC kuri Kigali Pele Stadium. Abantu bagoragoje barahindukira barabate wenda wasanga nta wamenya ariko hacakishwa akaboko ariko hari ikibazo nyine wenda cy'amakamera n'amahangire ariko nanone Ngabonziza Jean Paul wari inyuma ye siwe wabibona neza kurusha umusifuzi wo ku ruhande ugiuza uri refiriya. Ubwo rero itoroshi mu iki gitondo bwa mbere nditunze Ngabonziza Jean Paul wasifuye umukino agatanga penalty idasobanutse ayiha APR FC yinjijwe na Ouattara ubwo batsindaga Gorilla. Na mwumvishe ko umutoza wa Gorilla avuga ati rwose ya penalty batayibaha ntabwo APR kuducika byari bikomeye cyane. Hanyuma ndakomereza i Bugesera. Ibintu abafana ba Rayon Sport bakoze nibyo kugawa kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere nibyo kunengwa. Biriya ntibibaho. Nta mpamvu nimwe yatuma umufana wambaye umwenda w'ikipe ikomeye yibashye nka Rayon Sport afata urubuye rungana kuriya. Ya video nta ifite Maximera uramufana atuye hani Kanombe ndavuga umwe muri bariya cyane wo Maxime agiye kutwereka atuye hani Kanombe ngo bamwita Maestro umufana wa Rayon Sport utuye hani Kanombe mu Kajagari. Uyu mureba rwose kugenda yirukanka mayi nka data amakira kibuye abayohereje abayumva gikubise nk'umuntu nk'umutwe cyangwa handi ari hose nyine ofe abayabitekerejeho cyangwa apfa guterura ikibuye kuntu kingana kirangana n'ikiganza. Ibi bintu ni bibi cyane byazavamo n'ibindi bibi kurushaho. Dukomeje kubishima ngo nuko ari abafana ba Rayon Sport tubakomeje kubisigasira no kubica ku ruhande tukabibatiza mu mazi magufi n'amaremare tukabitagatifuza tukabiha Eucharistia ngo nuko ari Rayon Sport ntaho twaba tugana. Nibikorwa abafana ba Rayon Sport bakoze mu by'ukuri bibi bigayitse ndetse cyane. Ntago ari abafana bose bariyo burya baba babikoze ni bamwe muri bo baba babikoze ntago bari bose. Hari imyumvire bamwe mu bariyo ariko atari bose bumva ko ngo Rayon Sport ngo ari ikipe ngo itavugwa idakorwaho ngo niyo kipe ngo itumye champion ngo iriho. Yewe bumva ko ngo ibyo bakora byose ngo nta babatinyuka ngo na leta ngo yahita ibagarura ngo ni iseze bahita bayigarura ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo ni imyumvire ipfuye idafite ahantu yageze umupira wo mu Rwanda. Iyo myumvire kumva ko bariyo abantu bari hejuru y'abandi bari hejuru y'amategeko ngo batari muri champion itakinwa rwose ni imyumvire mibi. Niyo mpamvu uzasanga Rayon Sport nikunda kugaragara muri ibi bintu. Uzi impamvu ni iyi ngiyi 2014 Rayon Sport bwayo abafana bayo bamenaguye ibirahure bya Stade Amahoro banganyije na AS Kigali. Birashoboka umusifuzi ashobora kuba yabasifuriye nabi ariko si bo bonyine basifurirwa nabi. Bajya gutarugura amabuye mu kibuga cy'umupira mu kibuga cyo kwigisha imodoka cyabaga ryari inyuma bafata ibibuye bakubita muri stade ibirahure bya Stade Amahoro baramenagura bakubita abasifuzi bakubita abapolisi. Muravyibuka umugeri wa Ndatimana Robert yakubise umupolisi n'ukuntu abapolisi arafite ibintu bimukingira muri abasifuzi bari gukubitwa muri ibihano bitandukanye byafashwe guhera kuri Gakwaya Olivier wari umunyamabanga icyo gihe wa Rayon Sport wahagaritswe imyaka 2 atagera ku bibuga by'umupira w'amaguru. Umutoza ari Keimar wahanishijwe gucibwa ku bibuga by'umupira aganwa n'ibihumbi 200 bya amande. Umuyobozi w'abafana Jean Claude Muhawenimana ndetse na rutayezamu wa Rayon Sport Ami Cedric bari bagaragaye muri izo mvururu. Noneho n'abafana muri bizikora bamaze igihe bafunze
abafana baje kurenga aho ngaho bajya mu kabari kuri amusifuzi wari wasifuye bitwara nk'abafana bagiye nko kunywa nk'akantu barangije basiga bamenaguye ibirahure byose n'amavide byo muri ako kabari ubwo si ubwo baba bari abafana bw'ukuki reka twikwirengagiza ibyo bakoze ejo bundi Huye nyuma yo gutsinda APR ku mukino wa nyuma mu gikombe cy'amahoro bagatega bisi z'abafana i Nyanza bakamenagura abagera kuri 6 bagakomereka ababandi bose bagafungwa none se abafana baba ari bw'ukuki abo nta babaho uwo mupira nta ubaho ya sport ntayo twaba tugana ariko nubwo ndi kuvuga ibi ngibi mpereye nko ku cyanyuma ariko hari n'ababitera itoroshi ndaritunga Ferwafa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda komisiyo ya arbitrage cyane nanone namenye ko bari bashatse guhindura uriya musifuzi nyuma yo ko Rayon Sport irekaramye burya abanyamuryango rimwe na rimwe Ferwafa bigomba kubumva niba hari abafite impungenge niba bafashe babumve nibyo nta munyamuryango wemerewe kuvuga ngo bahindure umusifuzi ariko nanone mu gihe hari ikibazo wabyumva ukamuhindura abo muri komisiyo ya arbitrage bashatse kubuhindura uyu Patrick muri kureba hano imbere yanyu hanyuma bashatse kumuhindura Katibu cyangwa se Kalisa Adolphe Camarade nabwo ati n'ikindi gihe amakipe atazajya tumenyera umusifuzi n'uwo ni Patrick ofete Kalisa Adolphe niwe wanze kubihindura agiramo akantu ko gushaka nko guhangana n'abafana guhangana n'abahuriga guhangana n'abayobozi b'amayikipe ibintu Adolphe arabikunda kandi ni bibi ariko iyo mpamvu muzi yateye ku kwivumbugatanya kose amaretere Rayon Sport yandikiranye n'ikipe ya AP bimu byazamuye amaretere Rayon Sport yandikiranye na Ferwafa bintu byazambuye amarangamutima bimeze gutya ni ibintu bibi cyane rwose Katibu n'abagerageze abo mu sportif ko abimazemo igihe apana kwirirwa hangana n'abantu ashyushya bafana ntago ari ibintu byo gushyigikira kuri Kalisa Adolphe Camarade ndari mutunze dore nguyu hano kuri YouTube yacu rwose Adolphe warakabije kurwanya inzego zashakaga kugira ngo zisimbuze Patrick wowe kavuga ko agomba kujyaho ku ngufu kuko burya SG abafite ijambo rya nyuma nicyo kintu namenye hanyuma rero ndasoreza ku banyamakuru ba siporo nanjye ndimo ubundi naravuze ko nkajya mvuga ku banyamakuru ariko sindi buvuga ibinyamakuru n'amazina y'abanyamakuru ariko twakoze igikorwa kibi ibikorwa bibi bigayitse byo gukora sensibilisation mu bafana tubumvisha ko Bugesera ngo iziba AP iziba Rayon Sport guhera kwa mbere n'ibyo byari biganiro bigeze kwa kane biba ibindi mwabonye ifoto y'uwitwa Eto yari hariya ku Gahembe byatumye mfata urugendo njyayo kugira ngo tugaragaze uruhare rw'itangazamakuru wenda abayobozi bambabarire si ukwamamaza ariko ahantu Eto ahagaze aha muri kureba ni ku Gahembe hariya rero nanjye nagiye njyayo ariko mfata image igaragaza ntangira mfata icyapa cyo ku Gahembe ukuntu nyine winjira naho Eto yarahagaze wenda Maxime araza kugenda bidu ariko reka babwire twakoze ibintu bibi dore ngiyi video urabona ko hano nyine ni ku Gahembe yari ibereye ariko abanyamakuru aba influencers ibitangazamakuru ama social media bagiye bashyushya abafana ko Eto yageze ngo muri hoteli y'ikipe ya AP singari hano Eto yarahagaze nanjye nari mpibereye uruhare rwacu ni uruhe mu itangazamakuru niba tudashobora gufasha abantu ngo nitubaroge ahubwo tukarwana no kugira ngo tubashyushye imitwe tubagonganishe wenda kubw'impamvu n'inyungu zacu bwite ibi ntabwo ari byo ahantu Eto yari ibereye ni ku Gahembe muri kubibona kandi ntabujijwe kujyayo uretse ko ibyo gutegura n'ibyo tuzagenda tubigaruka igihe cyapyo kizagera byo gutegura ngo Eto ngo Gacinya ngo Generale binabyo no kuzamenya neza ibyo turimo turareba uburyo twakohereza igitoroshi ko nabyo ntabwo ari ibintu bisoundinga neza mu matwi iyo umuntu abyumvisha byumva kundi ntaho twaba tugana itangazamakuru ryakoze amakosa akomeye nabonye hari n'abataba mu biganiro by'imikino bagiye bikoma Kensi ibyo yakomoje ku munsi w'ejo baba batazi n'ibyo ari byo uyu Eto ibinyamakuru hafi ya byose byavuze ko yari muri hoteli ya Bugesera ariko ntago ari byo ni ku Gahembe ngibi nanjye ndabiberetse ndabibihereye nigiriyo nifatiye iyi video kugira ngo mbere uruhare rwacu rubi rw'abanyamakuru ba siporo bateje muri ziriya mvururu bashyushya imitwe y'abafana soreja kuri wa kabiri abanyamakuru Ferwafa by'umwihariko Kalisa Adolphe Camarade ni bari mu bantu bateje ibi bintu ariko ntibiha uburenganzira abafana ba Rayon Sport gutera amabuye oya ndabona amaherezo bazagarura umuvandimwe hariya Gasingwa Michel akongera gatunga mitorosha akongera gahagarika abasifuzi akongera agakora ibiganiro akongera akatwereka amategeko akatwibutsa ibitari bya nyabyo byibuze babona hari gihindutse ibi byatumye rero inama yabaye ku munsi w'ejo nayo yafashe ibihano bigaragaza ko Rayon Sport yakoze amakosa imyanzuro yavuye mu nama ku munsi w'ejo
banzuye ko umukino ugomba gusubukurwa ku munsi w'ejo kuwa gatatu saa 10 umukino ugakomereza aho wari ugeze ku minota 57 ku bitego 2 ku busa bya Bugesera. Rayon Sport izatangira ifite umwenda w'ibitego 2 nta kizahinduka. Abasifuzi niba abandi Patrick azakomeza uyobore kwa raporo y'umusifuzi yagaragaje ko ntacyo yakoze nubwo atari byo nzabigarukaho kwabyo. Hanyuma nanone kandi abakinnyi nta kizahinduka, mbese ni kwa kundi nta mufana wemere kuza kuri uyu mukino. Abayobozi bari muri komiteri ya Bugesera bose bemereye kuza kuri uyu mukino, ariko Rayon Sport yemereye abayobozi 3 gusa nibo bemereye kujya kuri iriya stade. Rayon Sport igiye kumara iyi mikino yasigaye ya shampiyona nta mufana wongeye guhinguka kuri stade, nta nuhirahira ahagera. Ubwo match zose za Rayon Sport nta mufana wa Rayon Sport yemereye kugera kuri stade muri izi match ebyiri. Mwibuke ko na 2014 Rayon Sport yakinye umukino wa nyuma ukirangira ngo na Musanze babajyana ku Mumena nta mufana n'umuri muri stade. Icyo gihe abafana ba Rayon Sport barababaye. Ibi bintu bareyo ni mu birekeye. Nabonye ibitutsi mwatangiye kubimvunderezaho, ibyo byo rwose twarabyakiriye, ariko ntabwo tugomba kuvuga ibintu bibashimisha gusa muri gukora ibintu biterekeye. Oya ntabwo byashoboka. So ibihano nibyo byafashwe rero, n'imyanzuro yafashwe niyo. Ubwo mukino uri ku munsi w'ejo kazakomereza aho wari ugeze n'ibitego 2 bya Bugesera. Nabonye perezida wa Rayon Sport avuga ngo igikombe kiragengwa ariko umwaka utaha hari ibindi bikombe. Nabonye kamarade bavuga ko kuba Rayon Sport yari yatsinzwe 2 yazi gatsinda n'ibindi 3 cyangwa 4 ko bagomba kuba bari concentre cyane. Mutabaruka yitegura rero kuza kutugezaho muretika nkubwire ko umukino wa shampiyona warayibaye. AS Kigali na Etincelle banganyije 2-2. Hussein Shabarara na Rudasingwa Prince byaje byishyurwa na Sayimana Hussein na Niyo Nkuru Sajadi, byatumye ikipe kugeza ubuzirwana no kutamanuka. Ubu Etincelle ifite 33, Marine 33, Bugesera ifite 31 cyangwa 8 bitewe nuko umukino uzagenda ejo. Musanze 31, Muhasi 30 n'Amagaju 30. Birakomeye. Uyu munsi Gorilla iri kumwe na Gasogi saa 9, Rutsiri kumwe na Marine nanone saa 9. Ejo ni Mukura na Musanze. Ubwo n'indi mikino ya Rayon Sport yari gukina muri iyi weekend. Ubwo ni Rayon yari kuzakina na Vision nako yari gukina kuri wa gatatu, ndetse na APR na Muhazi byagiye kwa gatandatu. Mutabaruka ndabona amaze kwitegura rero no kwipampa neza cyane kugira ngo tugezo byinshi bitandukanye yaduteguriye. Na mahoro na mahoro wabyambariye bitayari niko bimeze. Niko bimeze. Maxime ndabona yabyambariye. Ako ikipe murayikunda basi. Ya umuntu agomba gukunda ikipe ye, nta no kujijisha kugira ngo nyine bibari ku mutima, nta no kuba kuki wajijisha muri proud yabyo 100%. Ugomba kuba proud. Maxime wamonye buri munsi wa match abayabyambaye kabisa. Babahanye bariyo babahanye, ariko ejo nabikubwiye sinzi ibintu wari uvuze nabaye ibyo ntibishoboka. Kuba mu mukino ushaka gusubira guhamo A0. Nabaye ibyo ntabwo bibaho ngibyo. Ingingo bagendeho itegeko bagendeho rivuga ko bagendeye kuri ingingo 21 ijyanye n'imyitwarire yo mu kibuga. Basanze imyitwarire yaratewe n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport ubwabo, nta ruhare Bugesera yabigize. Abantu ko president wa Rayon Sport avuze ngo igikombe kiragenda, ndabona kitaragenda. Wakira cyahari rega kubera ko nahise ntekereza Inter na Barcelona cyagiye ukuntu byasabye amasegonda nyuma bakivuga kwitana ibitego 3 bingahe. Rayon Sport yakwishyura 1 na 2 na 3 na 5 yabitsindereka. Ariko baje kwinjira muri ritme ya match bikomeye. Ariko bo winjiyemo nyine uzi icyo ushaka. Reka dutegereze ni ku munsi w'ejo tubwire rero.